urumva rero mire Kamugabo mwiza uziko nagushatse ngukunze ntago twagumana abana batatu gusa twongereho byibura n'agahungu urusumva mubwire sibyo uri umuganje nkunda ke nubaha ako ntabwo nabyara undi mwana akakanya use agapira k'imyaka 5 nishyizemo nahita ngakuramo uyu mwanya oya ntabwo nshaka kubyara none aha pe ntabwo ushaka kubyara ntabwo nshaka kubyara undi mwana muri uru rugo ni wowe uhaha hari umwenda w'umwana uzi byose ubinshireho urumva kanya nini umuri nako ngwiki akwa mugabo uri umusazi nkujyana indera uri igiki ku buryo ugenda unyita amazina y'abagore atandukanye ngo umurisa ngo kayange ngo ibiki mva nkubwire wa mugabo we ndakubaha ariko icyubahiro cyose nkuba nagiye kubita hasi nta soni mwenye ndi umurisa kanyange none wasohoka kanyange aho umukuye akuye umugabo baramuroze ni umusazi n'ibiki mbabarira bakagara mbabarira oyanjye rwose ntabwo nabyumva uburyo kujya wari uririmba umurisi unyita umurisa se mabyi icy'ubundi uzi oya umva tekeka se nyine wumve uriya niwe nakunze mbere yawe wowe byose n'ibicyumbwira ubusa niwe muri kumwe ku buryo waza umunyitirira kandi ibyo wamukoreye ntabwo ari byiza genda mvaho genda uko usanga umurisa wawe ndeka rwose ntabwo rero nabyihanganira nta n'isoni reka are niba kari kubise karagiye we garuka hano we ndavuze garuka hano aha ugomba kujya unyubaha ntukanyitira andi mazina y'abagore cyazwa ngazi none se niba muzi kosa ntabwo mbabarira gusa mfukame kugira ngo ubyeme ubora ubivuga inshuro nyinshi unyita umurisi kuri kikarakano gatapfuye kereka mbabarira basi umva mbabarira ndakwinginze sibyo nakubwiye rero ni ukuvuga ngo iyo mubwiye uzirikane kariya kanya k'agahungu niko kazatuzungura naho muri abakobwa bo bazashakwa n'abandi bagende sibyo se cyane tuzamubyara mu myaka 5 nawe ndacyakeneye kuba nkiri muto ese akagapira bakavanyemo wabiki abantu ntacyo waba bakavanamo nyine wamara kubyara bagahita bashyiramo akandi siko bimeze tuzabiganiraho ngo reka njya gutegura neza
cyangwa se ariko reka nkomange ngerageze ndebe. Yewe mire ndizimana kuba mbonye uraho. Mbona nyiraho uko ibyegetse ndagasha. Mire nuko mwaje cyane uraho. Niko uracyariho nanubu. Cyane gutuma nabaye. Singibasha no gukenyera nyine ngo mwishusho bone. Ibyo turambira ngende nyoko. Wamfashije nabyo mu bambanda ngiye kwa. Winde? James n'umugabo wamfashije. Wundi se ninde? Hano urahayobeye bigenze bishya. Nibura wenda namutakira akareba inama yafashe. Mutacyasa nisa. Ntabwo data ahubwo nigeze kuba inshuti nawe ariko singirwa nkeneye kuba inshuti nawe ahubwo ceceka maze se wamubura ntabwo nshaka kugumya kumbogera amagambo gusa ndabona barashara bashizemo imbyaro karibu kandi hasi n'unyicurira ku ntebe kano kiga mu gisudu umugabo wanjye ntahita mwica njye ntabwo nkiri wa wundi. Sheri, mwiriwe neza? Mwiriwe Sheri. Ko mbona utishimye meze gute? Sheri uzaga wita mfite. Umuntu gitaraganya siko nta nubwo utumye nywa n'amazi mvuye mu kazi aka kanya bituma amagara ndabona utarameze neza Sheri byagenze gute? Sheri, uzi wa mukobwa bita Mireille? Umukobwa bita Mireille wa mukobwa wahundi inshuti yawe se? Wow. Avuye anga arantuka nawe aragutwa Sheri uzi ko ngo ambwiye ngo urimbwa. Yakubwiye ngo ndimbwa? Sheri ngo urimbwa. Aya, ubwo wamusubije gute? Ndamwirukanye. Ndamubwira ati nimba urimbwa, urimbwa yanjye. Numva mukunzi bundi niwe mukobwa nzi. Sheri ntumva erega niwe Mulisa wa nyawe. Sheri basi nyine ndabyumva byakubabaje. Ariko se koko ndimbwa ujye wumvamo ka? Njyewe Efrem. Sheri namurimba. Ni umukobwa wanjye nakunze. Gusa hari icyo utabizi. Buriya karaga kuvuga ngo ni Mireille. Uzi no byabaye. Ndasinzi we atabikubwiye sinzi impamvu atabikubwiye. Uramuvuga ashatse kumutegesha. Uramukobwa ari ibindesho yere ukuntu ameze. Sheri nono. Ntabwo Mireille yavamo Mulisa. Umulisa. Umulisa. Ntabwo cyashobora. Mireille ni Mireille nagende ntabwo namuteretse. Ubwo impamvu wasanga uzakurikirana ubimenye. Wamenye gusa Umulisa mukobwa mwe. Jya witonda ugenda gake bari abantu bura bwoko. Cyane. Sheri niyo mpamvu kaje kambwira ngo mwarakundanye ngo umubera imbwa yagututse ibintu byinshi cyane. Sinabikubwiye. Cyashaka ko mukunda ndabye. Ndamubwira mu ukuri. Ndamubwira mfite Umulisa. Rimwe na rimwe hari ijyanye nsanga ndi kwimba nibigira Umulisa umva. Nne kamushengure baita kamushengure. Ese kwa se Sheri. Dodoma vuba madamu ngire akazi nakurangiye umuntu ajya gukora akazi azaranutse asa n'intuza akazi nyine uwo wambwiye nagenda mubura ntaga telefone frame yanguriye nza ngenda kagurisha iframe umwaka ukayozo kawe nako ntabwo nzongera kumwibuka ariko munda igifutiro kwandika battery febre battery febre nje so uswari mu mfite ndaguhayira se cyangwa guhingira nana sabune maruka nsigaye ngenda ntukira abantu ubwo kereka mbashije kwinjiza mu kuboko nkagikoropa namara nkayasohora sona ariko mbere n'ubushuti bwanjye nako ni ikindi kibwabyaye mva nta bushuti ku mafaranga cyangwa ku mugabo usabase nta mugabo ngishaka na frame simushaka cecekasi umurongo aragiye mu mahanga no ku bantu bakewe Yeswe ajya no gushaka umugabo usanga nawe ni umukene cyakora ndabona ukeye ushatse umugabo nasanze ari umukene maze kubyara abandi esera twabyaranye umwana umwe
wese ko mwanya mudakururana muza kunsaba we amukize njyewe ndishakira icyo kurya nta n'umugabo ngishaka nako nzagakunda ari uko convention yabaye nyakatsi na Kigali yabaye ubuki kugeza aho wavukiye ntabwo bateka njye ndaguhingira cyangwa ndaguhahira uziko njye nta muntu ujya untera isesemi cyangwa impuhwe rezo nubwo ibyo bikuba imbogero uziko njye nakugira impuhwe ariko mbare wamfashe basi se Ephraim ari hehe ngo musuhuzeho basi nawe niko ari bungire kena kuje buke Ephraim gusa taje upfe kumusuza none ntago umuntu uko nkawe yamwiteza Miriam makuruzi ni meza shani iminsi myinshi pe cyane gusa niba wari umwumbuye nari gukumva ariko mfite agahinda agahinda kumana kagira inkuru mfite agahinda nakunze umuhungu witwa Ephraim ariko hari umukobwa ugiye kumuntwara neza birarangiye umukobwa n'ubwenge dufite mfite agahinda ndi kukubwira agahinda mfite mbwira komeza numve yenda hari icyo nagufasha nagufasha naramukunze kuva kera umukobwa aramujyana ntabwo uri kumva ikinyarwanda ubwo se ako gakobwa kameze gate gafite metero zingahe cyangwa kareshya gate iby'indeshyo ntabyo napimye icyo nzi nuko abagiye kumujyana kandi ndabizi ko inshuti yanjye yamfasha okay noneho umva rero nkubwire si ushaka ko ngufasha ibyo ni ibintu byoroshye kuri njye ako gakobwa se kaba kari hehe ngo ukampase nkwereke ibyo ngakorera rero ninjije naramubeshye mubwira ko mufitiye akazi kandi ako kazi kari ahantu kure nyine ngomba kujya ataha rimwe na rimwe ubwo rero ndagira ngo muri ako kazi namuhaye upangemo diro ako ni akazi kanjye wowe mungezeho nkwereke umva ndagukorera imiti utumye nongera kwishima wumva pfa kuzana kashi ikintu nakubwira cyo uzagenda umusigeyo ndabizi ni n'agaturage nikazamenya aho kazanyura umusigeyo telefone uyitware ukarindagize ku buryo katazongera no kwibuka inzira ikajyana aho kavuye umva nanjye urabizi ku mafaranga ndaroze ako gafone niko meraho njya afite agafone kazima se basi wowe telefone gusa afite telefone icyo akora uzayirye numara kwibya abure n'ahanyura icyo nshaka nuko Ephraim abo wanjye erega burya umva nkubwire voka yimbwa imanuka ihiye ubwo ibiryo nabibonye okay sawa tubonane ubutaha umva mu byo uvuga sonjye kumva izina Ephraim mu kanwa kawe reka naramukundaga ariko naje kwifunguriza kuri bata Tare uyu mwana yahomaga kuri swikiro akiri umusore no yari agakobwa ngo ntiyashaka ko nta mwurugo none aje kudusaba akoma nayo nzakazi umeze gutyo sibona papa yamwemera ndamwihomaga niyo mpamvu siko yamwanze abandeba siko nazi aha usiko kutambeshya amatezi Kicaza umushyitsi hasi Oscar yakushimye yego muri wowe ugafata umuntu mana we karukana nagashobeza ugafata muri sikorukiza hasi wowe wajeka kumtuka imbere umugore wawe mugende toka kwenda kuri kwenda pumbafu funga ngaho muri Simuri kuko karibu akukiza hasi koko nta soni wese nuvuga ko intebe nzanduza wicara singiye waziguze se nageze hano baranuka banserereje ako uyu mugore nzamwita umva we nzakwica cyangwa nzakwica ndaje nzibakiriye ziba ruzingo rw'umugore ziba urandu ndazibakiriye
Nikuye. N'inkweto zawe ahubwo ambara di. Ageze hano barankwenura baranseka mama ngo ndanuka. Buriya wari uzi ko nanjye nari nzi ko wapfuye. Yewe ngapfa ntubimenye. Uzi ko Mireille yari inshuti yanjye. Yaranshutse ngo amboneye akazi. Aragenda njugunya ahantu mu cyaro ngezeyo inzara iranyica.